nimuze twicare mu kirambi ni heza menyira kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka mbaheze ikaze nshuti bavandimwe bakunzi ba Mukirambi TV 1 bahaye ikaze kugira ngo tubashe kubana namwe tunabifuriza umwaka musha muhire mwese aho muherereye. Kuri kamera turi kumwe n'umushitsi muraza kumenya uwo ari we agena ijambo agenera mwego mudukurikiranye ndetse n'abaturage bose muri rusanga akarere ka Minembwe ijambo ry'umwaka musha muhire. Reka tubiyegereze mwatwibwira muri bo hanyuma tugakomeza dukutanga ikiganiro. Murakoze cyane nyamakuru. Nje nitwa Colonel Gikwerere Makombe Charles, kabandi na administrateur wa territoire ya Haut-Plateau. Murakoze cyane administrateur Colonel Charles Gikwerere. Uyu munsi turi kuwa kane bwakeye umwaka wa 2025 washize hano mu karere ka Minembwe. Umwaka warangiye ute? Hano imuhira umwaka warangiye neza. Warangiye neza cyane kuko urangiye ni umwaka wa mbere urangiye twigenga hano iwacu. No kuvuga ngo turi mu mutekano twigwanaho. Turi mu mutekano w'iwacu murenge twigwanaho. Niki mushobora kubwira abantu bari hirya no hino na hano mu karere ka Minembwe badukurikiranye amasaha kubijanye n'uko umwaka warangiye ndetse n'icyo muteganya kuzabakorera nk'abayobozi bashasha ba territoire ya Minembwe, icyo muteganya kuzakora? Murakoze. Icyambere mbere yuko tugira ikindi wenda twovuga, twobanza gutanga mpore ku bwoko bwacu, ku baturage bose bo muri Haut-Plateau, ku bibazo twahuye nabyo muri uyu mwaka utambutse, umwaka w'ibihumbi 2025. Ni umwaka watugoye cyane kuko twatewe na leta yagombaga kuturengera, dutakaza abayobozi, dutakaza inshuti n'abavandimwe, dutakaza abaturage benshi kubera imiyoborere mibi yaranze uyu mwaka utambutse hano mu gihugu cyacu. Rero mpore cyane ku baturage bacu natwe twese muri rusange ku ibibazo twahuye nabyo muri uyu mwaka utambutse. Ariko kandi uyu mwaka kandi wanabayemo n'ibindi z'umugisha. Ibyago biza bigora kubisobanura n'imigisha kuko hari igihe nabyo bibera rimwe. Uyu mwaka nanone utambutse abaturage bo muri Haut-Plateau batekereje ko bagomba kwikemurira ibibazo, babifashijemo n'ingabo zacu zatwirwaneho kuko nyine izina ribivuga. Twese twirwanaho, turibohora hano iwacu. Nubwo twari twatakaje gutyo ariko kandi turibohora. Ubu nyine turi hano, iyo leta yadutotezaga ntayo turi kumwe. Turi twenyine, turigenga, turakora ibyo dushaka, turabaho uko dushaka. Ariko kandi hanabayeho ni akantu k'ubugambane cyangwa se ikintu cy'ubugambane. Igihugu cyacu gifatikanyije n'ibindi bihugu z'amahanga baratugambanira, batekereza ko bagomba kutwicisha inzara, badufungira amayira, batwima isukari, batwima umunyu, batwima imiti, batwima ibikenewe byose ibyangombwa. Ariko twabayeho
ibyo tutabifite ariko turiho kugeza aho uyu munsi wenda bike biri gutangira kuboneka ariko ibyo byose bizatubayeho tuzatumye tutabaho turiho turashikamye turakomeye tumeze neza dutangiye umwaka turi bazima dutuye dutekanye kubwo ingabo zacu. Niki mushobora kubwira abaturage b'akarere ka Minembwe muri rusange n'abadukurikirana bose kubijanye no kurangiza umwaka k'ijambo ryanyu ka administrateur w'akarere ka Minembwe? Yego nanone birasubira bikagaruka kuri rya rindi rya mbere ry'uko tugomba gukomeza kurigwanaho, tugomba kumenya ko ibyacu byose, imigisha yacu, iterambere ryacu, ibibazo byacu n'ibisubizo byacu ni twebwe ubwacu biturukamo, dufatikanyije tubifashijwemo n'ubuyobozi bwacu bwa AFC MRDP. Dukomeze dukore nubwo uko bimeze kose, dukomeze dukore. Abacuruzi bakomeze bacuruze, baje gushaka ibyashara byabo hirya no hino kugira ngo bagaburire population. Abahinzi dukomeze duhinge, iwacu dufite ubutaka bwera cyane, nta kibazo. Hari ibihingwa byera vuba, hari ibyera bitinze, ariko dukomeze duhinge. Aborozi izi nka nkeya dusigaranye tuzorore neza, imirimo ikomeze y'ubworozi. N'abandi abasenga bakomeze basengera igihugu. Ingabo zo turabizi ko ziri ku rugamba kandi ziri maso. Rero abantu bose bakomeza imirimo yabo uko bigenwe, uko bikwiriye, dukore cyane. Uyu mwaka byanze bikunze, uyu wa 2026 cyangwa se uyu mwaka wa 2026 uzatubera nanone ubundi w'ibisubizo, uzatugeza kuri byinshi no kuduhesha gutera imbere cyane. Kandi muri uyu mwaka tugomba guhura n'abacu, tugomba guhura na bagenzi bacu bagize iminsi mu bihugu by'amahanga. Tugomba kubonana, tugize iminsi dukumburanye, kuza tukabonana, cyangwa se tugomba kugira uko aho duhurira, tukaza twese tukabimuhira, bakaza muri gakondo. Bagomba kuza, tugomba kuba imuhira twese. Hano niho iwacu, tahandi ni hano, kandi ni hagari, haraduhagije, kandi n'abaturanyi bacu twese nta ubyigana n'undi, kandi ni heza cyane. Rero dufite amatsiko kandi dufite n'urukumbuzi rwinshi cyane rwo guhura n'abacu tugize imyaka tutabona. Uvuze ikintu cyiza Fande, mu buryo hari n'abaturage b'akarere ka Minembwe barepfo bari barabuze inzira yo kuza, bakeneye kubona abana babo, n'abahano nabo bakeneye wenda kubona abavandimwe baririye, ariko kandi akaba n'imbogamizi y'inzira zose zitarafunguka. Ni bwo butumwa mwogena? Hari umuyobozi wacu wigeze kuvuga ngo uje iwabo ntibaza bamutungira itoroshi. Inzira zacu n'ubundi ntituba turinda ngo zibanze zibe kaburimbo tubone kugenda. Duhora duca ibyambu, abantu bahora baca imikiro mu buryo bugoye, ariko abantu bagatambuka n'ibintu bigatambuka, nta kibazo. Inzira zirahari. Ubu nyine ntawokenera kugera umurenge ngo abure uburyo yohagera. Uko zoba bimeze kose, nubwo zoba bigoye, nubwo bitoba abantu bose, hari abo nyine bizogora bitewe nk'abasaza, abantu nyine bafite imbogamizi zitandukanye z'umubiri zobagora, ariko abandi bizoshoboka.
kandi natwe turahari kugira ngo tubafashe tunaborohereze kugira ngo baze bagere muhira. Reka tugende ku musozo ngira utubazo tubiri nkubaza Fande. Urabizi kuko twigwana mwamukomeza cyangwa se MRDP mukomeza mwagura uturere, hari abaturage baza Gipupu ba Point Zero bakeneye gusubira mu byabo kubera ko aho muri niho hari umutekano kurutaho bari kuko bagiye babigaragaza. Bo mwabwira iki kuko bifuza gusubira mu byabo? Hari nabo twumvishe mu mikenke batangiye kugaruka za Gipupu, Mukirambi TV1 twagezeyo baravuga ko bashaka gusubira mu byabo. Twe hari igihe wenda aba bagenzi bacu duturanye muri iki gihugu bashobora kwibesha. Ntabwo intambara twe turwana niyo kurigwanaho, ntabwo ari intambara yo gusenya, si intambara yo kwirukana cyangwa se yo guheza abandi bantu. Oya, ni intambara yo kwirwanaho kandi ni intambara y'ubumwe. Ntabwo umunyamurenge uzoba muri iki gihugu atari kumwe n'umufurero, atari kumwe n'umubembe, atari kumwe n'umunyintu, atari kumwe n'umushi, atari kumwe n'umuvira, atari kumwe n'undi uwo ari we wese, abatwa n'abandi bose, abantu bose uko tubanye muri iki gihugu. Amfete ni nabwo butunzi. Abantu baza dushaka no kwibesha ngo ubutunzi tugira muri Kongo ngo nubwo amabuye. Oya, ubutunzi tugira nubwo abantu. No kuko dufite turi imiryango myinshi. Ni nako dufite impano zitandukanye. Ni nako twunganirana, ni nako dushobora no guteza kino gihugu cyacu imbere. Hariho ibindi bihugu tuzi bidafite ibyo twebwe dufite hano ariko bishingiye gusa ku baturage kandi biteye imbere kuturusha. None se kubera iki twebwe? Nta muntu ugomba kwanga undi, nta muntu ugomba guheza undi. Abantu tugomba kubana neza, tukabana mu mahoro, tugomba kubakirana. Iyi territoire yacu ya Haut Plateau niyo kubaka. Turashaka kubakira abantu bose. Ushaka kubaka wese, ushaka amahoro wese hano ni muhira. Kandi ni inshingano zacu kugira ngo dutuze abantu bose uko buri muntu wese mu rugero rwe, buri muntu wese mu muryango we, buri muntu wese mu bwoko bwe, buri muntu wese mu karere ke, buri muntu wese mu gihugu ciwe. Hano ni iwacu. Mu gusoza Fande, ni bonane ya mbere MRDP namwe murimo mukorana mu karere ka Minembwe. Kugwaho ruhande uyumva gute iyo wiziza iminsi mikuru uri kumwe n'ababyeyi? Muhira ni nziza kandi nyine iminsi mikuru igomba kubera muhira. Nageza numva abanyakenya nibo baza bavuga mu Giswahili ngo nyumbani ni nyumbani hata kama kichakani. Urumva? Imuhira ni imuhira uko hoba hameze kose. Ni mu rugo. Rero kubana n'ababyeyi nibyo za mbere, nta bindi biba hejuru yaho ngaho. Kandi kubimuhira nibyo by'ingenzi. Reka dusoze kino kiganiro ugenera ubutumwa diaspora noneho ituye hanze y'akarere ka Minembwe mu buryo bashobora kuba wenda baba batarahuye n'ibibazo cyane nk'abaturage ba hano bakazana ubushobozi bwabo bakaza kuinvestisa hano, ubutumwa mushobora kubabwira ni ubuhe? Diaspora ubwo turavuga bene wacu bari hanze mahanga. Ni bya bindi twavuze mbere. Icya mbere turabakumbuye, tubize imyaka myinshi tutabonana kandi bitaduturutseho nabo bitabaturutseho, bitewe n'uko nyine nta buryo bwari buhari bitewe n'ibibazo twahuye nabyo. Icya mbere nibaze badusure, baze muhira turabakumbuye, baze kuturamutsa. Icya kabiri nibaze badufashe kugira ngo dukiranure imuhira. Hari ibintu byinshi tugomba gukora hano imuhira kandi tugomba gukorana twese. Hari ibyo dushoboye hano, hari n'ibyo nabo bodushoboza. Rero turabakeneye, babanze bagere imuhira. Icya mbere gusa turabakumbuye nico tuhatuvuga. Hanyuma
ibindi bizakurikiraho nta Ibindi kibazo bizakurikiraho. baze twubake iwacu tubaze twubaka saba murakoze cyane Fande administrateur wa territoire yo mu misozi miremire ya Minembwe turashimiye ku mwanya mwatanze ndetse n'ubutumwa mwageneye abaturage bwo kwizihiza iminsi mikuru ya bonane mwaka musha n'iminsi mikuru ya Noheli iracyari mwoga kwiyingarira cyahari hanyuma namwe twifurije akazi keza kandi muzakagiremo imigisha munateza imbere akarere ka Minembwe murakoze